Yesu yubahwe ibihe byose, Imana ihabwe icyubahiro. Shalom ahantu uri, shalom mu bugingo bwawe, shalom mu mutima wawe, shalom shalom, ndagushuhuje igihugu cyose uherereyemo, shalom. Karibu dusenge, zinduka usenge, byuka usenge. Njye wumva kuri mikoro ndi Mame Benezeri. Zaburi 103 umurongo wa 13 kugera ku wa 14. Nk'uko se w'abana bagirira ibambe, niko Uwiteka rigirira abamwubaha, kuko azi imiremerwe yacu, yibuka ko turi umukungugu. Amen. Nk'uko se w'abana, reba papa w'abana abagirira ibambe, ni ukuvuga ngo arabababarira, araborohera, abagirira impuhwe, abitaho, abareba ni neza, ntababwira nabi, ntabakubitagura. Oya, nk'uko se w'abana, reba papa wawe, ababyeyi bagize ababyeyi babo, bagize abapapa babo, uzi imbere ya papa ukamubwira, mukaganira. Uko niko n'Imana nayo tuzi imbere yayo tukaganira nayo. Imana iradukunda, ihora iteze ibiganza kugira ngo tuze itwakire. Ndashimira Data wa twese wo mu ijuru. Rero ndajya nkwibutse ngo uyu mwaka wemere kuba umwana, Imana ibe umubyeyi. Icyo ni icya mbere. Aho wari warahereye wemere kuba umwana, we havemo kwikakaza. Umwana ntiyikakaza, umwana ntasuzugura, umwana yumvira ababyeyi. Rero twemerera Imana itubera umubyeyi, kandi Yesu yarabiduhesheje kubw'amaraso ye igiciro cyinshi. Ngo ni ko Uwiteka rigirira abamwubaha. Kuvuga ngo Uwiteka nawe agirira abana be ibambe, abagirira ibambe ndetse kurusha umuntu. Niba umuntu ababarira umwana we yibyariye, niba umuntu agirira neza umwana we, niba umuntu avugira umwana we, niba umuntu agirira imbabazi umwana we, impuhwe, umuntu akagirira umwana we impuhwe, umuntu akahereza umwana we ibintu ku buntu, kubw'ubuntu. Ababyeyi mwese murabizi, abana n'ababyeyi, ni Imana rero irenza aho ngaho, irenza kuri urwo rugero, irenza kuri icyo gipimo. Uko niko azi imiremerwe yacu. Imana irazi uko turemye, ko turebye mu mukungugu, ko nta gihe cy'umuntu ananirwa, ko umuntu aruha, ko umuntu hari aho bidakunda. Nyine imbaraga z'umuntu hari aho zirangirira, ko twambaye umubiri. Imbaraga z'umuntu hari aho zidakora, hari ahantu zikora ariko hari n'aho bidakora, ibintu nk'ibyo. Ubwo rero urakubwira ngo imbaraga z'umuntu ntizikora gute? Ngo kandi Imana yaramweguriye byose, ngo abyite amazina bitegeke. Ni ukuri mu kurema nta kintu umuntu arema, Imana yarabimuhaye, yasanze biriho. Ibyo byose Imana yari yamaze kubirema, yabisizeho. We irabimuha ngo nabyite amazina. Nta kintu umuntu yakoze, nta kintu umuntu yaremye. Niyo mpamvu imbaraga z'umuntu hari aho zirangirira. Nyine yabisanzeho, nta kintu umuntu yigeze arema. Wowe ukerera Imana ishimwe, iyo isumba byose kandi yibuka ko turi abanyantege nke, ikatugirira neza. Umwami ahimbazwe. Iki gitondo rero reka dushimire Imana kubw'ubuntu bw'umunsi, dushimire Imana kubw'imbabazi zayo tugiriye, dushimire Imana aho idukuye n'aho itugejeje, dushimire Imana ibyo yadukoreye. Haleluya. Niturangiza dushimira Imana ko yaturinjije muri uyu mwaka mushyashya, tukaba tuwurimo. Umwami ashimwe. Niturangiza gushimira Imana, turasengera uyu munsi kandi tubwira n'Imana ngo igumye ihagarare natwe, tuvugana n'uyu mwaka turimo. Uyu mwaka uvugisha, wowe ukandagiyemo, ubwire uwo uri we, ubwire icyo uri cyo, kuri umwana w'Imana, kuri mutsinzi, ndetse no kurushaho kuri imisozi kwigose Yerusalemu, kari Uwiteka azakugotera muri uyu mwaka. Umwaka urawuvugisha, amezi ukayabwira. Ibihe ni bya nyir'ibihe, ukabwira nyir'ibihe atubane nanjye muri ibi bihe, uko nakumenye kuri mu ruhande rwanjye. Rero Kristo yubahwe. Haleluya. Turagushimira papa, turagushyira hejuru. Uri mwiza, uri Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'ububasha, uri Imana nkuru, uri Imana y'ubushobozi, uri Imana idahinduka, uri Imana iriho kandi izahoraho iteka, uri Imana yihagije, uri Imana y'amaboko maremare, uri Imana nyir'imbabazi n'ubuntu, uri Imana nyir'ububasha bwose. Urakwiriye, urahambaye, ushobora byose.
kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe mwiza. Mana shimwa, singizwa, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, urera kandi urakiranuka, urera, ushobora byose, urera, nta kibasha kurogoya umugambi wawe, urera mwami, urera, urera. Haleluya, singizwa, haleluya, shimwa, himbazwa. Turagushimiye ubuntu bw'umunsi, turagushimiye ibyo waduhaye, turagushimiye aho utugejeje, turagushimiye kubyuka amahoro, gukanguka, guhumeka, guhagarara, kwicara, ingingo zirakora, turabigushimiye. Nusingizwe mwami, nusingizwe. Uyu munsi turambitse amaraso yawe mwami, wa munsi we maraso yese akuzenguruke, ibyo turi bukore byose aho turi bujye. Imbabazi z'Imana zomatane natwe, ibambe ry'Imana riradupfutse, riradutwikiriye mu nzira zacu zose, bitava ku Mana, bitwikwe nonaha, bitwikwe bishye, bikongoke n'umwuka wera w'Imana. Ubwami bwose bufungwe, ahubwo icyubahiro cyawe kizamuke mwami. Ubuntu bwawe burushaho kumenyekana muri uku kwezi k'ubuntu. Utugirire ubuntu, utugirire ubuntu mwami, ungirire ubuntu. Umuntu wese twateranye umugirire ubuntu mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndagushimiye mwami, ndakwamamaje hafi na kure, ni wowe Mana. Muri uyu munsi twatuye amahoro, twatuye imbabazi, wakoze Yesu kubuduha. Twakiriye ubuntu bwose wagize muri uyu munsi. Turafunga ibitava ku Mana, turafungura ibyari bifunze, ibyacu bifunguke mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka uturinde, Uwiteka utugirire neza. Ndasenze mwami, mpagaze muri iri jambo, Zaburi 103 umurongo wa 13 kugera ku wa 14. Umukozi w'abana bagirira ibambe ni kurigirira abamwubaha, kode no kukubaha mwami. Ndisengera kukubaha, kugenda nkubahisha. Haleluya, kugenda nkubaha, nkubahisha. Bibane nanjye, bikorere muri njye mwami, nkubahishe, nkubahe mu izina rya Yesu. Uhereye uyu munsi mwami Yesu Kristo, imbabazi zawe, umugisha imirimo y'amaboko yacu kuri uyu munsi mwami. Kandi ibambe ryawe turibone, turaryitwikirije. Iri bambe uri kutugirira mwami, iri bambe risohozwe, iri bambe mwami. Haleluya, mu masezerano yacu tugirire ibambe uyasohoze, tugirire ibambe iburyo n'ibumoso, tugirire ibambe, ibambe rijyana n'imbabazi mwami. Imbabazi zawe zitwuzure, tubabarirwe. Yo ibambe rijyana no kugirirwa neza nawe mwami. Neza yawe tuyibone mwami, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ibambe ryawe, haleluya, 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 rivunagure ibitava byose ku Mana. Mu izina rya Yesu ritugwanirire, wenda ingabo nini ntoya, tugwanire hafi na kure mu izina rya Yesu. Uwiteka ukureho buri kintu cyose kitava ku mwuka wera w'Imana, ahubwo wowe ibambe ryawe rikore, rikore ku mazina yacu, rikore mu mibiri yacu, rikore. Haleluya, nk'uko kuko uzi ibiremerwe yacu, atuzura dusobanukiwe mwami. Hari aho turuha, hari aho tunanirwa, ariko icyo ngusabye ni uko mwami uturindire ubugingo, kuko aribwo buzakubura. Uturindire amazina yacu turayogeje mu maraso ya Yesu, yarindwe mu gitabo cy'ubugingo. Mu izina rya Yesu ubuzima bwacu burindwe, imibereho yacu turayikuragije mwami, mu izina rya Yesu. Uwiteka, haleluya, wibuke ko twebwe turi umukungugu gusa, maze udutabare mwami. Udutabare tutarasaza, udutabare tugifite imbaraga, udutabare tukibasha kurya ibyasezeranijwe, udutabare tukibasha kwinjira mu byasezeranijwe. Asante Yesu, urakoze mwami. Shima mwami, himbazwa mwami, amamara mwami, icyubahiro kibi cyawe, izina ryawe nirihimbazwe. Haleluya, 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 haleluya. Uwiteka turagukunda, ni wowe Mana. Uwiteka turagukunda, ni wowe ubeshaho. Uwiteka turagukunda, ni wowe ugira neza bugaca bukira. Mwami wanjye, tukuragije iby'uyu munsi, buri wese agubwe neza mu izina ryawe ryera Yesu. Urakoze, amen. Ibambe ry'Uhoraho ribomeho, ryomatane na buri wese none n'iteka ryose, amen.